Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ururimi rwacu, ikiganiro kidufasha kwiyungura ubumenyi mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, aho mbaha ibibazo namwe mukagerageza kubisubiza ndetse nkaza no gutanga ibisubizo ari nako mbaha ibisobanuro kuri ibyo bibazo mba nabajije. Uyu munsi ndabaha ibibazo birebana n'imyandikire y'Ikinyarwanda ndetse n'ikeshamvugo, ariko by'umwihariko ni imyandikire ishingiye ku nshinga ndetse n'impakanyi si. Igice cy'amazina yacu turagerageza gusobanura ijambo indekwe rigaruka mu mazina yacu nka ndekwe n'andi bifitanye isano. Ikaze mu kiganiro cyacu. Igice cya mbere ni ikirebana n'imyandikire y'inshinga n'impakanyi si. Ikibazo cya mbere: uzuza nkora wanyitiranyije. A. Suko fatanye. B. Suko kase. C. Suko si uko tandukanyije. D. Nta gisubizo kirimo. Mugerageze gusubiza. Igisubizo kiri cyo ni C. Si uko, ariko tugasoma suko. Igisobanuro cy'iki gisubizo ni uko nta na rimwe mu myandikire y'Ikinyarwanda inshinga si twita inshinga nkene cyangwa mburabuzi ihakana igereranya cyangwa iringaniza ry'ibintu ijya ikatwa. Kimwe na niyemeza, si ikoreshwa gusa muri ngenga ya gatatu kandi ntijya ifatana n'ikinyazina nyereka uko nkora kiyikurikiye. Ikibazo cya kabiri: uzuza kazi nkora ndigisha. A. Siko bifatanye. B. Siko bitandukanyije. C. Si iko. D. Nta gisubizo kirimo. Mugerageze gusubiza. Igisubizo kiri cyo ni B. Siko. Igisobanuro cy'iki gisubizo ni uko muri iyi nteruro inshinga si yakoreshejwe hatagamijwe guhakana iringanizwa ry'ibintu, ahubwo yakoreshejwe hagamijwe guhakana ikintu runaka. Kimwe na ni, si yandikwa buri gihe itandukanyijwe n'ikinyazina ngenga muri ngenga ya gatatu. Icyo kinyazina ngenga ni ko, isimbura ijambo akazi. Siko nkora, siko kazi nkora. Iyo ko isimbura ijambo akazi. Ikibazo cya gatatu:
uzuza. Kubivuga cyane kubyemera. A, siko fatanye. B, siko bitandukanyije. C, suko bitandukanyije. D, nta gisubizo kirimo. Gerageza gusubiza. Igisubizo kiri cyo ni B, siko byanditse bitandukanye nko mu gisubizo tumaze kubona. Ikibazo kibanziriza iki? Igisobanuro nuko kimwe nuko tumaze kwibona mu kibazo kibanziriza iki, muri iyi nteruro inshinga si yakoreshejwe hatagamijwe kuringaniza ibintu runaka cyangwa se guhakana iringanizwa ry'ibintu runaka, ahubwo yakoreshejwe hagamijwe guhakana igikorwa cyo kubyemera gisimburwa n'ikinyazina ngenga ko, kigomba kwandikwa gitandukanyijwe n'inshinga nkene si, kuko kiri muri ngenga ya gatatu inteko ya 15. Siko kubyemera. Ikibazo cya kane, uzuza wagira ngo ni ingeragere. A, si ukwiruka. B, si ukwiruka kase. C, si kwiruka. D, si ukwiruka bifatanye. Mugerageze musubize. Igisubizo kiri cyo ni A, si ukwiruka. Si ukwiruka. Igisobanuro cy'iki gisubizo, nk'uko kandi twabibonye mu kibazo kibanziriza iki, inshinga si ikoreshwa gusa muri ngenga ya gatatu kandi ntigifatana n'ijambo riyikurikiye. Kimwe no mu mvugo zizwi nka agahinda, si uguhora urira n'izindi. Muri iyi nteruro ariko si ukwiruka hiyongeramo inyito yo gukabiriza igikorwa cyo kwiruka. Si ukwiruka wagira ngo ni ingeragere. Ikibazo cya gatanu kiragira kiti, imwe muri iyi myandikire ikurikira irimo ikosa. A, si bibi. B, si uko bikorwa. C, si nkora, si itandukanye na nkora. D, siko kubikora. Mugerageze musubize. Igisubizo kiri cyo ni C, si nkora. Niyo myandikire irimo ikosa. Igisobanuro nuko tugomba gutandukanya si y'inshinga itagihinduka na si y'akaremajambo k'impakanyi kiyomeka ku nshinga itondaguye yifitemo inshoza yo guhakana. Sinza. Iyo si y'akaremajambo k'inshinga itondaguye mu ndango ihakana yandikwa buri gihe ifatanye n'utundi turemajambo tw'iyo nshinga. Ni ikosa rero kwandika si nkora bitandukanye. Imyandikire iriyo ni si nkora mu ijambo rimwe. Ikibazo cya gatandatu, imwe muri iyi myandikire ikurikira irimo ikosa. A, siniga. B, si ukwiga. C, si uko biga. D, si wiga. Igisubizo kiri cyo ni ikihe? Ngerageze gusubiza.
igisubizo kiri cyo ni da, si wiga. Nicyo gisubizo cyangwa se niyo myandikire irimo ikosa, niyo myandikire cyangwa imivugire irimo ikosa. Igisobanuro ni uko tumaze kubibona mu kibazo kibanziriza iki, birakwiye gutandukanya si y'inshinga itajya ihinduka na si y'akaremajambo k'impakanyi kiyomeka ku nshinga itondaguye yifitemo inshoza yo guhakana. Ariko muri iki kibazo nubwo si ari impakanyi kandi ikaba yanditswe ifatanye n'utundi turemajambo tw'inshinga, si wiga ni ikosa kuko yakoreshejwe muri ngenga itariyo. Si ikoreshwa gusa muri ngenga ya mbere y'ubumwe. Mu zindi ngenga hakoreshwa nti. Siniga, ntiwiga, ntiyiga, ntitwiga, ntimwiga, ntibiga. Ikibazo gikurikiye ikirebana n'ikeshamvugo. Mu nsigamugani burya si buno, burya na buno bari a. Abatware b. Abavandimwe c. Impanga d. Ingabo. Igisubizo kiri cyo ni ikihe? Igisubizo kiri cyo ni ca. Impanga. Burya na buno bari impanga. Igisubizo ni uko burya si buno ni imvugo abantu bakoresha bacyurirana cyangwa iyo babonye umuntu abonye urwaho rwo kwigaranzura undi. Iyi nsigamugani yakomotse ku mpanga burya na buno bene Rugomwa wo mu Gisaka, bakaba baranyuranyije ku cyifuzo cy'umwami Kimenyi wari ubasabye kuva aho bari barahungiye bagataha. Buno yaranze agwayo, burya we yari yaratahutse. Kuba baranyuranyije kandi ari impanga, niho rubanda bahereye bavuga bati yewe burya si buno. Bishatse kuvuga ko umuntu ari mutima ukwe, ko ibihe biha ibindi. Igice gikurikiyeho ni igice kirebana n'amazina yacu. Nk'uko natangiye mbisobanura, muri iki gice turasobanura amazina ahuriye ku ijambo indekwe. Ese ijambo indekwe risobanura iki? Ayo mazina ijambo indekwe rigaragaramo nka ndekwe, indekwe, nyirindekwe, munyandekwe, rwandekwe, kanyandekwe. Nk'uko kandi tumaze iminsi tubibona, ababyeyi baha amazina abana babo bagamije kugira icyo babifuriza, cyane cyane babifuriza ibyiza. Muri ibyo byiza babifuriza bashobora no kubifuriza kuba intwari, kuba abagabo bahamye, kuba abagore b'ibikorwa by'indashyikirwa. Muri ubwo buryo hari amazina bashobora kubaha afitanye isano n'urugamba, bakabaha amazina afitanye isano n'intwaro zakoreshwaga ku rugamba mu Rwanda rwo hambere, by'umwihariko icumu cyangwa se umuheto. Amazina maze gutangaho urugero ahuriye ku ijambo indekwe. Ryakoreshwaga kenshi mu byivugo rigasobanura icumu, kimwe n'uko amagambo amakuza, iminega, injunga nayo yasobanuraga amacumu mu buvanganzo bw'ibyivugo. Nko mu cyivugo Rubangurandekwe cya Rukemampunzi hari aho agira ati: Rubangurandekwe induru ivuze, ngira umugambi wo gutabara, iyo mfite rutubaha intanage mu ntoki, mu ntambara intwari zayigize rukangamiheto, niyo nigirije umugara w'inkota mu bitugu, rutemagitero njya kuyuhira umutuku. Nayitikuye mwene Rwasimitana hejuru y'umutima, ayimishaho ibitenga. Ikirindi cyamutebeyemo atemba ukubiri n'umutarati we, uwo mutambya ubarara kure. Ni icyivugo mwasanga mu gitabo
cya Sipiriyani Rugamba cyanditswe mu 1984 kikaba cyitwa Abambari b'Inganzo Ngari. Amazina Ndekwe na Indekwe agizwe gusa n'ijambo rimwe, iryo jambo ni Indekwe, akaba asobanura macumu. Nyirindekwe, Munyandekwe, Kanyandekwe cyangwa Rwandekwe bivuga ufite indekwe. Iyo misuma nyiri, rwa na nya izanamo inyito y'umuntu ufite. Aha muri aya mazina n'ufite indekwe, ufite icumu, ni nka nyiri icumu cyangwa Rwamacumu, nyiri intwaro, munyentwaro. Ni ukuvuga umuntu uzi kwirinda no kurinda abandi akoresheje icumu rye. Niba nawe ufite izina rikugora gusobanura, waritugezaho tukagushakira igisobanuro cyaryo. Ntiwibagirwe gusangiza abandi iki kiganiro kidufitiye akamaro ko kiduhugura ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Murararitswe mu cy'ubutaha, murakagira Imana.